hari ibintu ukwiye kwanga nk'umurokore, hari ibintu utagomba guha agaciro, hari ibintu ugomba kubwira ngo nta mwanya mbafitiye, nta n'uruhare mbafitiye. Ndagira ngo nkubwire yuko hari ijambo Imana ivuganye nawe, niturangiza kuryumva hari ibintu turaza kubwira ngo tubyirukanye nonaha, tubyirukanye duhagaze imbere y'Imana, tubyirukanye turimo tugenda, tubyirukanye turimo dusengera mu mazi, tubyirukanye turimo dusengera mu muhanda, tubyirukanye turimo dusenga turyamye, tubyirukanye turimo dusenga turi gukora akazi kacu. Ndagira ngo tujye dusenga uburyo bwose bushoboka, kuko Imana irashaka gusubiza abantu bayo. Imana imaze iminsi yumva ko abantu bamajije gucika intege, ari nayo mpamvu Imana ishaka gutanga ibisubizo. Rero hari ibintu turambiwe tudashaka kumva mu matwi yacu, tudashaka kumva na bagenzi bacu. Rero reka tumanze dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya 2 ku murongo wa 7. Harimo ijambo rivuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ese ufite ugutwi ko kumva? Ushobora kumva iby'Imana irimo ikubwira, ukabyapurika, ukabikura mu magambo, ukabishyira mu bikorwa. Mu gihe ufite uku gutwi ko kumva, ndagira ngo wumve icyo Imana ivuze ku buzima bwawe. Unesha nzamuha kujya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Akira ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo ubwire yuko iminsi itagomba kugukanga. Ndagira ngo ubwire karande ku buzima bwawe yuko zirangiye nonaha. Ndagira ngo ubwire ubukene ku buzima bwawe yuko burangiye nonaha. Ndagira ngo ubwire agasuzuguro, abadayimoni bagusuzugura yuko karangiye nonaha. Ndagira ngo ubwire amagambo bagutuka, bavuga ngo byaragucanze, bavuga ngo warasaze, bavuga ngo tumwanya, ubwire ayo magambo yuko birangiye nonaha. Ndagira ngo ubwire Satani n'abadayimoni baguteza indwara za buri munsi, ubabwire yuko birangiye nonaha. Ndagira ngo uvuge ijambo ryiza yuko Imana iguhaye ubuzima nonaha. Bivuge yuko Imana iguhaye ubuzima. Akira ubuzima bw'Imana.